Muraho, ikaze kuri Cecile Show TV. Wageze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorane umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane kuko aho tugeze ubifitemo uruhare. Nk'uko mubibona imbere yanyu rero nifuje ko dutegura amafunguro ndetse tugafatanya njye namwe. Aka kanya rero ku muntu utarabonye video cyangwa ngo asobanukirwe capati uko zikorwa, nifuje nawe kumunyuriramo muri make kubera ko iri funguro riraryoha cyane rigendana na capati cyangwa se umugati, usanga ari bwo bigenze neza cyane kurushaho. Nawe rero utaragerageza gukora capati ndagusaba kuri iyi nshuro uyigerageze. Iyi capati irumutse kandi ikindi iroroshye, iranaryoshye, n'ibipimo byose mpora mbabwira yuko ibipimo nabyo ari ingenzi kuko ari byo byongera uburyohe muri capati uba uri gukora. Bagenzi banjye rero cyangwa abakunzi ba Cecile Show TV, ndabasaba ko mwajya mwandika muri komenti igihe wagerageje ifunguro runaka tuba twatetse kugira ngo mbashe kumenya niba koko amafunguro duteka namwe mugerageza kuyakora. Kubera yuko benshi cyane hari ubwo bayibaza ndateka iki biragenda gute, iyo ugeze kuri Cecile Show TV rero ubasha kubona igisubizo. Mwazibonye izi ni rantiye, tugiye guteka rantiye zingana n'amagarama 200, turashyiramo udutungurusumu udukorovuzi 3, dushyiremo borokori amagarama 500, ndetse dukoreshe karoti 2, ndetse dukoreshe n'inkoko y'igituza. Inkoko y'igituza ni amagarama 100. Ibi byose rero mureba ngiye kubifata byose mbitunganye, hanyuma mbishyire mu isafuriya tubitogose. Niyo mpamvu nababwiye ngo n'umwana utangiye kurya iri funguro rwose yarirya nta kibazo. Mwabonye ko ntangiye ntunganya rero imboga zose ngiye kuzikusanyiriza mu isafuriya. Ntago bigoye cyane kandi iri funguro ririhuta cyane pe, ririhuta. Ufite umugati ushobora guhita uteka iyi sosi vuba vuba byihuse, warangiza mu rugo mugahita murya byihuse amafunguro, kandi iri funguro mwabibonye ko ryujuje intungamubiri. Rantiye ni nziza cyane ndetse na borokori murabizi ko ari nziza, ukongeraho n'inkoko ibikomoka nyine ku matungo, kandi murabizi ko ari byo umubiri wacu uba ukeneye. Aha rero mu gihe ndi gutunganya ibi ngibi ntetse n'amazi yo kuza gukoresha, ni byiza cyane ko igihe utetse mu gikoni wakoresha amazi ashyushye. Ndibutsa wowe utarakora subscribe gukora subscribe, ukore share ndetse na like niba iyi video ubona wayikunze. Ikindi kandi nifuza ko yabasha kugera no ku bandi benshi batandukanye, nabo bakabasha gutegura ifunguro ryiza nk'iri. Ni byiza cyane nibura gufashanya kugira ngo twibukiranye cyangwa se tubashe kubona ibyo guteka by'uyu munsi utari indyo imwe, nibura ukajya ubasha no guhindura. Uyu munsi wariye iki ejo ukarya kiriya. Kenshi cyane rero hari ubwo nyine wibaza ndateka iki biragenda gute, ugasanga nyine biragucanze. Rero ni muri urwo rwego nifuje ko video yabasha kugera ku benshi batandukanye, nawe akabasha gutekereza wow, ndabona ibi mbifite, reka mpite nkora iyi sosi byihuse. Murabibona rero nahise nshyiramo boyiro. Iyi boyiro ni iy'inkoko, nashyizemo agakibe kamwe. Iyi boyiro yongeramo akaryoshye. Ndangije rero nsukamo ya mazi nababwiye nari ntetse kugira ngo bitogote nyine bibashe gushya neza. Njye nabiseye byose n'inkoko kubera ko abana ntago bakunda ibintu bigaragara, baba bashaka nimba ari isosi bisosi. Niyo mpamvu nabiseye byose, ariko ku bantu bakuru bo batifuza ibintu by'isosi cyane, utogosanya inkoko, warangiza inkoko ukazikuramo ku ruhande, ukazicagaguraho dutoya, warangiza imboga zisigaye akaba ari zisya, nyuma ukaza gusukaho za nkoko wacagaguye. Ariko kubera ko amafunguro yacu ari bufateho n'abana, nabisereye rimwe byose nta kibazo. Ariko wanabiteka uko wumva ubishaka, ashobora no kubitogosa gutya gusa ntihagire ikindi kintu ushyiramo. Aha rero nshyizeho time murayizi ni nziza cyane ku isosi cyane cyane imboga iraryoha cyane, niyo mpamvu dushyizemo time. Aha nasutsemo na rantiye nazisutsemo nibagiwe kubereka.
nzisukamo, ariko bimaze gutogota, za mboga zose zimaze gutogota, rantiye uzishyiramo habura nk'iminota 5 ngo bishye, kuko rantiye zihira iminota 5, ntago ubitekana, ubitangiranye ibyo kurya byashirira. Niyo mpamvu rantiye ukora uko ushoboye nyine ukazishyiramo nyuma bisa nkaho bitangiye gushya. Tayari rero ifunguro rirahiye, nkoresheje hand blender, niyo nkoresheje kugira ngo mbashe kurisya. Utayifite wabireka bigashya cyane, warangiza ugakoresha ikimamiyo ukabihonda nyine bikanoga. Mbese wowe ukoresha metode ushaka kandi ikoroheye. Ifunguro rero rirabonetse, isosi irabonetse, ikigiye gukurikiraho tugiye guhita dukaranga capati, hanyuma dufatishe iri funguro. Kandi nawe wafatisha ibyo ushaka, ushobora no kuririsha umuceri nta kibazo, biterwa n'ibyo wifuza. Mu gukora capati rero nk'uko mpora mbibabwira, ikiro kimwe cy'ifarini ushyiramo ikiyiko cy'umunyu, warangiza ugashyiramo ibiyiko 2 by'isukari. Ndasubiramo, ikiro cy'ifarini ushyiramo ikiyiko kimwe amagarama 15 y'umunyu, warangiza ugashyiramo ibiyiko 2 by'isukari, arizo garama 30 z'isukari. Icyo gihe rero iyo urangije urabivanga neza byose, kandi igipondo kigomba kuza cyoroshye. Umaze kuvanga rero ushyiramo bere cyangwa ugashyiramo amavuta. Ngiye nakoresheje bere kuko nyikunda, ariko ku muntu utayirya yakoresha amavuta yo guteka nta kibazo. Mu kubivanga rero igipondo cya capati, kugira ngo capati zawe zize zoroshye kandi zimeze neza, igipondo ntugikomeza cyane kandi nta nubwo cyoroshya cyane. Mbese uracyoroshya gahoro, ku buryo ubasha nyine kugifata ukaba wagikaraga, ariko nanone ntabwo gikanyaza cyane, kuko gikanyaraye nanone capati yaza yumye. Murabona ukuntu kimeze, ntabwo gifashe cyane, nta nubwo kirekuye cyane. Iyo umaze kubivanga rero uragifata igipondo ugapfundikira, ukarindira nibura hagati y'iminota 15 na 30 kugira ngo cyorohe cyane kurushaho. Iyo urangije rero urarambura ugashyiramo amavuta. Ngiye nkoresha olive oil, ariko wakoresha n'andi yose yo mu gikoni ukunda gukoresha nta kibazo. Umaze gusigamo rero ni mu rwego rwo kwiyorohereza kugira ngo bifate akanya gatoya, oil yo gufata akabure kamwe kamwe ugenda usigamo, kamwe kamwe ugenda usigamo. Ufata amavuta, urafata igipondo ukakirambura neza cyose, warangiza ugasigamo amavuta imbere, ubundi ukagenda ukata duto duto cyangwa se utubure. Mu kiro kimwe havamo capati 15, ariko ushaka binini cyane wakuramo capati 10, biterwa n'ibyo ushaka. Ariko ubundi mu busanzwe ikiro cy'ifarini havamo capati 15 kandi nziza cyane, zibyibushye ziryoshye. Ku muntu rero ukunda capati nini cyane, we urumva yakuramo capati 10, biterwa nuko wowe wabiteganyije. Mukurikire rero turebe uburyo dukora iyi capati, hanyuma na ya sosi tuza kurisha. Ndatekereza neza ko muza kubikunda pe, ndabitekereza ko muri buze kuyikunda. Umuntu waba waracikanwe na video y'ubushize arebe neza uburyo mbigenza. Umaze kurambura ubundi ugakata ububure, urabara. Nimba ushaka gukuramo 15 ukabara, nimba ushaka kandi gukuramo 10 nabwo urabara, biterwa n'imibare yawe wa mugani. Karibu rero mukomeze murebe uko dukora izi capati nuko tuzikaranga. Video nayigize ngufi cyane kubera yuko ubushize twarabyize, ahubwo nibutsaga umuntu waba utarayirebye ko yayireba uko twabigenje. Iyi capati iraryoshye cyane kurisha, gufatisha iriya sosi tumaze gukora, kandi nawe wabigerageza. Cyangwa se ushobora no kubanza gukora capati hanyuma ukaza gukora isosi nyuma, byose biterwa nuko ubishaka. Mukurikire rero video. Wowe utarakora subscribe, ndakwibutsa ukore subscribe, ukore share ndetse na like. Inkunga yanyu ni ingenzi kuri njyewe, kandi mu by'ukuri inkunga yanyu ndayibona umunsi ku munsi, ndushaho no kubashimira uko bwije n'uko bukeye, bitewe n'uko mumba hafi.
Mwakoze kubana nanjye. Nshimiye buri umwe wese twatangiranye iyi video tukaba tuyisozanyije. Ndagushimiye cyane kuko inkunga yawe ni ingenzi kuri njyewe, wumve ko ngushimiye cyane. Nawe mushyashya wageze kuri Cecile Show TV bwa mbere, nawe ukaba ubashije gusoza iyi video, nawe ndagushimiye cyane. Ndabibutsa gukora subscribe ndetse na share. Ndabakunda cyane, mujye mukomeza murebe ibiganiro ducisha kuri Cecile Show TV. Bye bye.